Mu mudugudu muto utekanye habagamo umwana witwaga Eliya. Buri kwezi kwa 12 Eliya yabonaga amashusho hose y'umuntu wambaye umutuku, afite ubwano bw'umweru, inyamaswa ziguruka n'amasakoshi yuzuye impano. Ku ishuri abana bavugaga cyane kuri Peri Noeli, bakavuga ko azaza, ko azi byose kandi ko aha impano abana bitwara neza. Ibyo byose byatumaga Eliya yibaza byinshi mu mutima we. Umugoroba umwe Eliya yari yicaye na mama we mu nzu yabo, abaza mama we niba koko Noeli ari iya Peri Noeli. Mama we aramwenyura maze afungura Bibiliya. Yamufashije gusobanukirwa ko Noeli atari iya Peri Noeli, ahubwo ari iya Yesu Kristo. Mama we yamusobanuriye ko Yesu ari ijambo ry'Imana, wari uri kumwe n'Imana kandi ari Imana. Yamusobanuriye ko Yesu yaje avuye mu ijuru kubera ko Imana ikunda abantu cyane kandi yashakaga kubakiza icyaha. Eliya yahise asobanukirwa impamvu abantu benshi bavuga Peri Noeli cyane. Yamenye ko Peri Noeli ari inkuru y'ihimbano ishobora gutuma abantu bibagirwa ukuri. Yibukijwe ko Yesu ari ukuri kandi ko Yesu ari ubugingo. Iryo joro Eliya yarasenze ashimira Yesu kuba yaraje kumukiza. Ku munsi wa Noeli Eliya yaranezerewe cyane, atari ukubera impano, ahubwo kubera ko yarazi ukuri. Yamenye ko Noeli ari iya Yesu Kristo, umukiza w'isi. Mu mutima we hacanye urumuri rukomeye, urumuri rw'ukuri, urumuri rw'ijambo ry'Imana, urumuri rwa Yesu Kristo.